tubaha ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage by'u Rwanda umuco wacu. Ni ikiganiro mugezwaho n'inteko y'umuco. Ni ikiganiro kandi kidufasha guhugukirwa no gucengerwa n'umurage, umuco n'indangagaciro bumbatiye muri iki gihe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku hantu ndangamurage, ku bigabiro bya Rwamagana ndetse na Munyaga. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Andre, mu biganiro byahise mwatubwiye ko ahantu hitwa ku bigabiro akenshi hatuwe n'abami. None ku bigabiro bya Rwamagana nuhe mwami wahatuye kandi hari amateka ki? Ahitwa mu bigabiro bya Rwamagana muri iki gihe kera hahoze urugo rw'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Niho yarongoreye umugore we witwaga Nyirandabata wa Sendirima, babyarana umuhungu witwaga Sharangabo wari utuye imwurire hakurya ya Rwamagana. Igihe Umudage von Gotzen n'abari bamuherekeje bageraga mu Rwanda muri Gicurasi mu mwaka 1894, Sharangabo niwe wabaherekeje abasohoza kwa se, abakuye aho ngaho i Rwamagana abageza kwa Rwabugiri wari uri mu rugo rwe i Kageyo mu Kingogo, ubu ni mu karere ka Ngororero. Muri urwo rugo rw'i Rwamagana kandi niho Rwabugiri yizihirije imihango y'umuganura wo mu mwaka w'1886. Aho rwahoze icyo gihe hari mu Buganza bw'Epfo, ubu ni mu mudugudu wa Bigabiro, akagari ka Cyanya, umurenge wa Kigabiro, akarere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Naho se i Munyaga ho hari mateka ki? Munyaga nawo ni umusozi uri mu karere ka Rwamagana. Uwo musozi uri ku nkengero z'aho u Rwanda rwagabaniraga n'igihugu cy'Igisaka mbere y'uko rukigarurira ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rwogera mu kinyejana cya 19. Mu mpinga ya Munyaga ahitwa mu nkambi niho habaye urugerero rwa mbere rw'ingabo z'u Rwanda azarindaga inkiko z'igihugu. Aha wakwibaza uti urwo rugerero rwatangiye ruti? Kuva ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimpaka, ibihugu byari bituranye n'u Rwanda birimo Igisaka mu burasirazuba, Ndorwa mu majyaruguru, Uburundi n'Ubugesera mu majyepfo ntibyaciraga u Rwanda akari urutega, ndetse byari byaranogeje umugambi wo kuzarwigarurira. Umwami Kirima wa kabiri Rujugira amaze kwima ahagana mu mpera z'ikinyejana cya 17, yahise afata ingamba zo gukoma uwo mugambi mu nkokora, aca iteka ritegeka imitwe y'ingabo kujya ku rugerero zikarinda inkiko z'u Rwanda ku buryo buhoraho. Urugerero rutangira ubwo. Muri icyo gihe kandi niho Rujugira yavuze ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa, imvugo benshi bakibuka kugeza amagingo aya. Ku ikubitiro Rujugiro yohereje ingabo zo mu mutwe w'Abakemba zishinga ibirindiro mu mpinga ya Munyaga, aho zari zitegeye neza igice kinini cy'Igisaka. Abakemba bagumye kuri urwo rugerero rw'Imunyaga ku buryo bwa burundu kuko bari barimukanye n'inka ndetse n'imiryango yabo. Muri iyo mpinga ya Munyaga kandi umwami Kigeli wa kane Rwabugiri nawe yaje kuhubaka urugo ndetse arwizihirizamo imihango y'umuganura mu mwaka w'1888. Aho urwo rugo rwari ruri ubu ni mu mudugudu wa Kigabiro, akagari ka Kaduha mu murenge wa Munyaga.